Reka ngusuhuze wowe udukurikiye aho uherereye hose, nizere ko umeze neza kandi n'abatameze neza icyo nababwira ni uko mugomba gusenga kandi mukizera Imana yuko ishoboye byose. Nicyo cy'ingenzi kandi munibuke yuko burya ubuzima tubayeho bw'iki gihe akenshi bugizwe no kugira gute no gusenga Imana. Uyu mwanya hari ubutumwa nifuje ko nabagezaho ndetse n'icyo twaganiraho cyerekeranye n'ijambo ry'Imana cyangwa se iyo bavuze ubutumwa bwiza, ese wowe ubyumva ute? Ese kuki ubundi ijambo ry'Imana ryigishwa buri munsi? Amadini yabaye menshi ariko ugasanga n'ubundi ubuyobe nabwo buri kurushaho kugenda bugira gute bwiyongera, ndetse ugasanga n'ubundi ibyaha uko amadini ari kugenda avuka aba menshi n'ubundi uri gusanga n'ubundi ibyaha umubare wabyo uri kugenda ugira gute uba mwinshi. Ntabwo butinde, ni amagambo make gusa tugiye kurebera hamwe, ubundi tugahita tumenya neza impamvu y'ubutumwa bwiza. Akenshi iyo bavuze ubutumwa bwiza n'ahandi, ikintu cya mbere wenda tugiye kurebera hamwe kigaragaza ubutumwa bwiza. Akenshi iyo bavuze ubutumwa bwiza nta kindi baba baganishaho uretse Yesu Kristo. Rero njye mugiye kubana, amazina n'ubundi nitwa Shukuru Elia, hano mugiye kudukurikirana akaba ari kuri Shukuru TV Official. Kadusenge. Kongeye kugushima no kuguhimbaza kuko wabanye natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndakwinginze ngo buri umwe wese udukurikirana umuhe umugisha wawe, nibyo ngusabye nizeye kuri rwego mu izina rya Yesu, amen. Nari maze kubabwira yuko tugiye kugaruka ku nsanganyamatsiko ivuga ngo akamaro k'ubutumwa bwiza mu isi. Ese ubutumwa bwiza ubundi akamaro kabwo ni akahe? Ubutumwa bwiza bwa Kristo bwaje gukiza umuntu icyaha, bugakiza indwara, ndetse bugahugurira abantu kubana neza n'abandi. Ikigeretse ku biri ibyo, bugatunganya neza ibyo umubiri ushinzwe, ndetse bukagira umuntu nyambere mu kugira icyerekezo cyiza. Ni ukuvuga ngo akenshi icyo buturarikira ni ukubana n'abantu. Icya kabiri ni ugukiza indwara. Ikindi nanone cy'ingenzi cyane ntarimbuze ni ukwita cyane cyane ku by'ubuzima. Murabizi Kristo, ntabwo ndibugarukeho cyane, murabizi Kristo akiri hano ku isi yakoraga ibintu byinshi bitandukanye. Yazuye abapfuye, yakizaga indwara, ndetse yabwirizaga abantu iby'agakiza. Ndetse Abisiraheli amategeko cyangwa se amategeko y'imihango bagenderagaho, cyangwa se n'ibitambo batambaga muri icyo gihe, nta wundi byashushanyaga ari Kristo ubwe. Rero Kristo akimara kuza hari byinshi byagiye bihinduka. Yazanye ni umuntu wagiraga impuhwe nyinshi, ndetse icyo yakoraga cyose ikindi kandi nta uwo ari we wese wamusangaga ngo agire gute amwirengagize. Hano hari isomo ngiye gusoma rigufi rivuga ngo igikundiro. Erega ubutumwa bwiza ni bunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizeye wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Isomo dusanga mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 5 n'uwa 16. Ahangaha hatugaragarije yuko, cyangwa se iri somo icyo ritubwira ni itugaragariza yuko ubutumwa bwiza butagomba kudukoza isoni, kandi yuko ubutumwa bwiza ari ubuduhesha imbaraga y'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ufite imbaraga y'Imana ni ngombwa yuko ugomba gukora bya bindi twagize gute twahereyeho. Ikindi kandi ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo ni ukwerekana ingoma y'Imana igizwe n'amahame y'ukuri ayobora abantu ku gukiranuka. Ni ukuvuga ngo iyo twiga ijambo ry'Imana nta kindi rigomba kutumarira uretse kutuyobora mu nzira yo gukiranuka, ndetse tukagira icyerekezo cyiza, ndetse tukanategurira ubuzima bwacu kuzagira imibereho myiza kandi ishimwa n'Imana. Rero ubundi akamaro k'ijambo ry'Imana ni uko ritwereka ububi bwacu. Yamara kutwereka ububi bwacu, hanyuma natwe ubwacu tukagira byinshi duhindura, bityo
tukagira icyerekezo cyiza, then hanyuma y'ubu buzima turimo, mu bundi buzima buzakurikiraho tukaba twariyeguriye Imana by'iteka ryose. Ari nayo mpamvu njya nkunda kurarikira abantu ko niba twiga ijambo ry'Imana cyangwa se niba wenda dusoma Bibiliya, tutagomba kuyisoma gusa mu buryo bw'imbaho cyangwa se mu buryo bw'ikinyamakuru, ahubwo tugomba kwiga tugashyira no mu bikorwa ibiba bikubiye mu ijambo ry'Imana. Niko gaciro karyo. Niba wenda duhuriye mu rusengero runaka, ni ngombwa yuko wenda amabwiriza Bibiliya iduha, ni ngombwa yuko tugomba kugira gute kuyashyira mu bikorwa. Twikwiga ijambo ry'Imana ngo turyige gusa wenda ngo dushake uko twigisha abandi cyangwa se wenda dukurura ubumenyi gusa nk'uko wenda umuntu ajya mu ishuri akiga, ahubwo tugomba kuryiga. Niba ijambo ry'Imana rije ritugaragariza yuko gusambana ari bibi, ni ngombwa yuko tugomba kugira gute kubicikaho burundu. Cyangwa se niba wenda ritugaragariza yuko kunywa ibisindisha ari icyaha, ni ngombwa yuko tugomba kugira gute kubireka burundu. Niyo mpamvu rero iteka ryose akamaro k'ijambo ry'Imana ni uko rigira aho rituvana rikagera n'aho riza gute n'aho ritugeze. Niyo mpamvu akenshi na kenshi umwanzi adakunze cyangwa se akenshi ntabwo yishimira yuko hari icyo ikiremwamuntu cyageraho, ahubwo akenshi yumva yuko imibereho yacu cyangwa se tutagira ibyinshi cyangwa se tutayishurirwa Bibiliya nk'uko iri, akemera tukayisoma, ariko ibikubiyemo ntitugire gute ntitugendere mu mucyo wayo. Niko kuri. So niyo mpamvu rero tugomba gukora ibishoboka byose tukagira imbaraga Imana yifuza kandi by'umwuka bikaba muri twebwe, ikiruta byose tukazaharanira kubona ijuru. Nabwiye ko ntari bubatindire, ndabona tugeze ku musozo. Ni amagambo make gusa nari neguye kugira ngo nyabagezeho, then wenda nituzatwiga n'ijambo ry'Imana tujye tubyiga dufite icyerekezo cyiza ndetse rinadufashe. Si byose tukajya dufata umwanya ngo tuwutakaze, nitumara kuwutakaza n'ibyo tuwutakajemo kubikora bigire gute bitunanire. Akenshi uzanabirebe neza, iyo umuntu afite akazi cyangwa se ibyo umutima w'umuntu urarikiyeho, abikorana imbaraga kandi akagera ku ntego. Niyo mpamvu rero no gukorera Imana ntabwo ari ibintu bigoye nk'uko abantu baba bagira gute, nk'uko abantu babitekereza, ahubwo ikibazo ni uburyo umuntu aba yarabyakiyemo. Niyo mpamvu iteka ryose ijambo ry'Imana tugomba kuryakira mu buryo bwuzuye cyane kandi tugashyira mu bikorwa ibyo riba ryatubwiye. So mwabanaga kuko nari nabibabwiye, amazina n'ubundi ni Shukuru Elia, channel akaba ari Shukuru TV official. Imana ikomeze kubana namwe kandi dushoboze kugera kuri byinshi byiza kandi byaduhesha ubugingo ndetse byanatwubahisha mu bantu, ndetse n'Imana ikagira gute ikatwemera. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.